bavandimwe bakundwa, murakaza neza kuri Yambi Nawe TV, televiziyo ibagezaho ijambo ry'ihumure, ijwi ry'ubuhanuzi rihumuriza buri wese ahari mu byarimo no mu byahugiye. Bene data, Imana iraduhamagarira kuyegera no guhinduka. Turashima Imana iduhaye uyu mwanya wo kongera gutega amatwi ijambo ryayo. Aho uri hose, fata umwanya utekereze ku rukundo rw'Imana ku buzima bwacu, ko yadukunze tukatuvugira Imana tuvuga ibyayo. Ibyiciro cyinshi rero mwene data, icyo tugusabye ni ukwiringira Imana yonyine, kuko niyo ishoboye byose. Nta kindi twakwiringira usibye Imana yonyine. Imana iraduhamagarira guhinduka no kuyegera no kubaho mu buzima bushya, kubaho muri Kristo Yesu. Matayo 11:28 haravuga ngo, nimuze munsange mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Aya ni amagambo y'ihumure. Abantu benshi baremerewe n'ibibazo, ubukene, ubwoba, ariko Yesu araduhamagara ati nimuze mwese munsange ndabaruhura. Yesu araduhamagara twese, ntabwo avuze ngo muzane, ahubwo aravuze ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Bishatse kuvuga ko nta muntu n'umwe Imana yanga, nubwo waba warakoze amakosa angana ati. Yesu aravuze ati nimuze mwese munsange ndabaruhura. Waba wumva uri kure y'Imana, waba wumva wihebye, waba wumva uri mu bibazo bikomeye, ariko Yesu kano kanya araguhamagara ngo muze munsange mwese ndabaruhura. Ijwi ry'Imana, umva amagambo y'Uwiteka arahumuriza umutima wawe. Roma 3:23 haravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Twese turi abanyabyaha, nta wihagije bw'imbaraga ze. Ariko inkuru nziza ni iyi: Imana ntiyadusize mu byaha, ahubwo yaributse irongera aduhamagara ngo muze mwese munsange abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Arongera muri Yohana 3:16 ngo Imana yakunze abari iminsi cyane, cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Aya ni amagambo meza. Wowe uri mu bibazo, wowe uri mu bihe bitandukanye bigoye, ariko unyumva, Imana ikwegeye kandi igufashe gukomera mu byo urimo. Dukurikije iby'iri jambo rivuze, turyumve neza. Imana yarakunze, yaratangiye, irangije itanga Yesu ngo turokoke. Yesu yaje ku isi atari ukuzana idini gusa, ahubwo yazanywe no kudukiza. Yaje kudukuraho ibyaha no kuduha ubugingo buhoraho. Mwami Yesu Kristo yaje afite impamba nziza kuri twebwe, kandi ayitugezaho ku mahoro. Abamwumva, bamwizera bakamwumvira bazahabwa ubugingo buhoraho. Muri Luka 5:32 haritubwira neza. Yesu aravuga ati sinazanwe no guhamagara abakiranutsi gusa, ahubwo nazanwe no guhamagara abanyabyaha ngo bihane ibyaha byabo babireke. Ibi bisobanura ko ubutumwa bwiza tubwirwa ari ubutumwa bwo kwihana no kureka ibibi, tugakizwa, tugakurikira Yesu. Si ukubivuga mu magambo gusa, ahubwo ni ukubivuga tugahinduka no mu mitima yacu, tukihana ibyaha tukareka. Abantu benshi bavuga ati nzahinduka ejo bikitwa ejo. Mwene data turi hano, icyo gusabye ni uguhinduka mu mitima, tukakira umwami Yesu, tukakira Yesu umwami n'umukiza. Nshuti, ntutegere umunsi w'ejo cyangwa w'ejo bundi. Niba wumva Imana igukomangira kuyigarukira, n'uyu munsi niwo wawe, no kugarukira umwami Yesu. Aka kanya, uyu niwo mwanya, iyi segonda wo kumva ijambo ry'ukuri riguhindura, kandi rikaguhindura mu mutima wawe, atari mu magambo gusa. Yesu atanga amahoro, agatanga amahoro yo mu mutima, agatanga n'amahoro y'igihe kirekire. Muri Yohana 12:27 haravuga ngo, amahoro mbasigiye ni amahoro masa, si nk'ay'ab'isi batanga. Isi itanga ibyishimo ariko by'igihe gitoya, ariko Yesu Kristo we yadusigiye amahoro arambye, amahoro yo mu bugingo buhoraho, amahoro yo kumwakira ukumva uranezerewe. Nyine data, ndakwinginga muri kano kanya ngo wakire amahoro ya Kristo, wakire ibyiringiro bizima. Korinto 5:17 ngo umuntu wese uri muri Kristo Yesu abicyare mwigisha. Mwene data, ndagushishikariza kubicyare mwigisha ku buzima bwawe, kubicyare mwigisha ku bugingo bwawe, kubicyare mwigisha kuri bagenzi bawe, ugaragare nk'umuntu mushya mu mivugire, umuntu mushya mu byo ukora byose. Niwaturisha akanwa kawe Yesu ari umwami n'umukiza, zera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzakizwa. Ni ibintu bibiri gusa: kwizera mu mutima, kwatura n'akanwa kawe. Niba ushaka kwegera Imana, ushobora gusenga isengesho ryoroshye: Mana, ndakwemera ibyaha byanjye, nemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye, nkorere mu nzira yawe uhereye uyu munsi iteka ryose. Amen.
usenze utyo ubivanye ku mutima utangiye urugendo rushya. Bavandimwe, nababwira ngo Yambi Nawe TV igamije kugufasha gukura mu ijambo ry'Imana. Turashaka ko abantu bose bamenya ukuri kwa Kristo. Niba iri jambo rigukoze ku mutima, komeza gusoma Bibiliya, senga buri munsi, shaka usengera, sangiza abandi ubu butumwa bwiza. Yesu yaduhaye inshingano iri muri Mariko ibice 16 umurongo wa 15. Mugende mu isi yose mubwiriza abantu bose ubutumwa bwiza. Nawe ushobora kuba umubwiriza aho uri, mu rugo rwawe, ku kazi, mu nzira ugenda. Bene data, nasoza mbashimira mwebwe mudukurikiye, mbashimira mwebwe mudukurikirana kuri Yambi Nawe TV.